wini bumoso bwanjye tugende intambwe kuyindi umutima ubunumwe ni wowe wampaye urukundo unsobanurira byinshi kuri rwo ibyiyumviro byanjye byabaye umunyenga umutima wanjye wavuga byinshi n'ubwa mbere mu mateka yanjye umuntu anyigaruriye ubu n'ubufino menya ari ubujura gusa ndumva ari byiza aho ndi ubu ni heza komera dukomeze noneho ubuzima ubonye icyerekezo ni wowe nari ntegereje nzakumurikira nawe uzansindagize ni wowe gusa naburaga umwanya ndi kumwe nawe riba ari ryo juru mu buzima n'iryo juru umwanya ndi kumwe nawe riba ari ryo juru mu buzima n'iryo juru nanjye twahuye ngukeneye nkura mu bwigunge mushyira mu munezero bagende bahire mwaramutse ngo yasinyira inyakamwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wa 24 z'ukwezi k'Ugushyingo umwaka wa 2021. Ubu rero tuvugana hasigaye iminsi 30 hafi n'6 kugira ngo tube tugeze ku mpera z'umwaka dutangira undi. Ni umunsi udasanzwe wo mu mpera z'umwaka kuko ni umunsi wa nyuma w'ukwezi kubanziriza kwa nyuma dushyingiriraho abageni. Ni n'umunsi udasanzwe kuko ni umunsi mwakozemo amahitamo yanyu adasubira inyuma yo kuza hano ku bwende bwanyu kugira ngo buri wese n'uwo bahisemo cyangwa se bakoranye amahitamo bashyingiranwe ku buryo bwemewe n'amategeko. Ni umunsi udasanzwe kuko buri wese afite inshuti, abavandimwe n'ababyeyi bamuherekeje kandi baje kwishimira ibirori bye. Ni umunsi udasanzwe kuko ni umunsi umuntu ahitamo iyo bibaye byiza inshuro imwe mu buzima. Ababyeyi rero, nshuti, bavandimwe, mwaherekeje aba bageni bacu kugira ngo bashyingiranwe ku buryo bwemewe n'amategeko. Twebwe ubuyobozi bwite bwa leta twagiraga ngo tubabwire ko umuhango w'ishyingiranwa uyu munsi mwajemo utabanziriza neza ku buyobozi bwite bwa leta. Twe tuza tuje kuzuza iby'imiryango yamaze kwemeza, cyane ko umuhango w'ubukwe ugizwe n'ibice byinshi, ariko igice cya mbere kirimo cyangwa se ishyingiranwa rigizwe n'ibice byinshi, ariko igice cya mbere ni ukumenyana hagati y'abagiye gushakana, kuba muziranye. Icyo ni kimwe. Umugabo, umugore cyangwa se umusore n'umukobwa bakaba baziranye, ariko kumenyana kwanyu ntibirangirire ku kuba muziranye gusa, mukanimenyekanisha mu miryango cyangwa se n'imiryango ikaba. Bivuze ngo umukobwa ku ruhande rwe waba n'umusore bagomba kuba bamuzi, umusore ku ruhande rwe waba n'umukobwa bakaba bamuzi. Ibyo ntabwo binarangira, biranga benshi muzi ko hari n'imihango mu muco nyarwanda ikurikiraho iyo bita gufata irembo. Gufata irembo nabyo ntabwo bihagije. Gufata irembo iyo birangiye hazaho icyo twita iminani ya mbere, Gasenyi na Mbogo. Ibyo byarangira hakazaho nanone icyo bita gukwa, ari nayo nkwano nyayo twemera mu muco nyarwanda. Iriya nkwano rero imaze gutangwa, buriya umuhango w'ishyingiranwa hagati y'ababyeyi mu muco nyarwanda uburangiye. Ubundi igikurikiraho nta kindi nuko bemeranwa ko noneho wa muhango ugiye gukomereza mu buyobozi bwite bwa leta. Ubundi kera ibindi bakurikiragaho byitwaga gutemutsa. Iyo bamaraga gusaba no gukwa, bamaze no kunywa inzoga zabyo cyangwa imitobe yabyo, basezeranaga umunsi bazaheka umugeni bakamushyira
musore aho niyo masezerano yarakomeye bagiraga. Uyu munsi y'amasezerano acyariho ntabwo yavuyeho, ariko leta iriho kugira ngo yuzuze. Ese mwebwe babyeyi ibyo mwumvikanye natwe ko twamaze kumenya n'ubuyobozi bwite tukaba twari tubahagarariye, turakora iki? Reka duhamagara abageni tubigishe, tubabwire natwe ibijyanye n'amategeko mu bijyanye no kubana kwiwe, kuko ibyinshi bajya bavuga ngo umukobwa ntiyisengasega barangira asenye n'uwo bamwegeye, si byose umusore ntakagira abasabona bakomeye n'abavandimwe bakamuhana. Muri ibi byinshi mwabimenyeye mu miryango, twe ibyo tuze kubabwira ni uburyo uyu munsi umuryango wanyu ugomba kuba wifashe, ariko ibindi byinshi murabizi, si byo abageni bahire. Abarongera basabe ko buri musore yegera umugore we, ugashyiramo intare ku babiri babiri begeranye. Cuma cyane rwose mwegere, uramuhungiye. Rero ibi ngibi kugira ngo byuzure nuko tubanza gukurikirana tukamenya koko niba abasore cyangwa se abakobwa bagiye gushyingiranwa ya miryango twebwe tuvuga ko igomba kuba yakoze ya mihango ibanza ibiziranye. Iri ni itegeko muri tugomba kuba twebwe dukurikiza. Reka turebe, ntabwo mwese twaboza ngo bikunde, ariko reka dufate nka Kalisa nawe. Papa wa Odda ngaya. Azokire. Urebe iri sawa. Kamwana wawe yitwa nde? Joseph. Akoze cyane. Bagukoreye iyihe nka? Y'umutuku, y'umuhondo. Si, no umunsi udasanzwe kuko twabivuze. Ariko nanone no umunsi wo gutangira ikindi cyiciro cy'ubuzima. Niba umugabo afite inshingano zo gutunga urugo, banyakubahwa abageni bagabo, uyu munsi maze kuvuga amazina yanyu hano, murasabwa gutangira gutekereza ikizatunga ingo zanyu nk'uko mwiyemeje uyu munsi kuzishinga. Ugifite amarangamutima ashingiye ku kuba azatunga urugo rw'abishingiye ku mubyeyi we, uwo kamubayeho. Ngo papa guhere farangobo, ngo kubahere farangobo ayinjiye ingwasa, akugwasa bice. Ubwo nurakura. Umukobwa uvuye wagitekereza ko mama yajyaga azana ikiro cy'injanga ngazajya amaha y'inusu, ubyibagirwa. Kuko ufite bene nyoko utaye mu rugo. Uyu munsi yemeje kugandukira umugabo. Wow. Na Bibiliya bivuga, nubwo ntari padiri cyangwa pastor, ariko niko kuri. Aravuga ngo niyo mpamvu uzatasonanya kugagandukira iki urugo. Ugasanga umugabo wawe. Abashatse bari hano nanjye ndimo turabizi. Tuzi ko dutababyeyi. Tugasanga abangaba twihebeye. Ariko nanone si ugusanga ntabwo tujye twirirwa turebana gusa hoya. Hanze y'ibikorwa muzi by'urugo, inshingano ya mbere ni ugutunga iki uwo mwashakanye. Ni byiza ko isi ya none tugezemo ituma buri wese ahaguruka. Nawe mugore uyu munsi usanze umugabo, niba hari icyo ubona gishobora kunganira urugo rwawe, gikore kugira ngo urugo rwanyu rutere. Ubwo ndimo ndagana ku cyitwa ubwuzuzanye. Icya mbere rero mu rugo ni ukuzuzanya. Uyu munsi mwabagabo mwe, mwabagore mwe mwaje gushakana n'abagabo banyu, mushobora kuba hari umuntu wababwiye ngo urugo ngo kurubamo ngo ni paradizo. Gutese paradizo mu isi ntabwo bishoboka. Cyakora ikijya gusa nayo gishobora gukunda mu rugo rwanyu bitewe n'uko mwitwaye. Uko mwitwaye nshatse kuvuga ni iki? Ni ibi byose turi kwinjira mu cyambere ni kuzuzanya. Ubwuzuzanye buhisha ibintu byinshi. Ubwuzuzanye bubitse ibintu byinshi. Ariko igisabwa ku mugabo, igisabwa ku mugore bashakanye nuko ibiri mwaho ngaho mu bwuzuzanye byose mu byumva kimwe. Mugabo, icyo wabonye uyu munsi, igitekerezo wagize uyu munsi, mugore, icyo wabonye uyu munsi, igitekerezo wagize uyu munsi, bikore nta mbereka, bikore unezerewe, ubundi uha umugabo wawe ibitekerezo, ubundi wereke umugabo wawe icyo wabonye, ubundi wereke umugore wawe icyo wabonye, umuhe ibitekerezo mu byumve kimwe. Nibitaza kugenda gutyo, ukaba ugiye mu rugo wumva ugifite tumwe mu tuntu two guhishahisha, ntabwo urugo biza gukunda.
buriya amwe mu makimbirane aba mu ashingira cyane ku kuba umuntu atiyagurira mugenzi we by'ukuri, kwiyagurira mugenzi wawe, kwifungurira mugenzi wawe. Ugasanga mu bantu ariko waramweretse igice, ikindi gice ntacyo wigeze ugira gute umwereka. Ntabwo ari byo uwo mwabanye, kuko ubu uyu munsi natangiye mbabwira ngo mwinjiye mu gice cy'ubuzima gikomeye kandi gisigaje mu buzima bwanyu bwose. Kuzarinda ushaje wawe musaza ruko kuri marani bafasha mu gasazana. Hari abasaza n'abakecuru nyantambuka kungu gasanga umwe yugamye izuba hari n'undi yugamye izuba, ariko bari kuganira. Ntabiriya buriya nibyo niho muri kugana. Mu myaka 50 iri imbere, mu myaka 60 iri imbere, ariko murahagana mute? Murahagana kubera ko mwatangiye kuzuzanya muri iyi myaka mike mufite uyu munsi mukibana. Uhereye uyu munsi nimutiga kuzuzanya ntabwo biza gukunda. Icya kabiri mu rugo ni ukoroherana. Ntabwo wakuzuzanya n'umuntu mudashobora koroherana mu rukundo. Koroherana nshatse kuvuga rero ni ukumenya kwakira amarangamutima ya mugenzi wawe no kumenya uko umugenza, kugenza umuntu gake. Kumenya kwakira amarangamutima ya mugenzi wawe no kumenya ngo nakateye atya akunda ibi yanga ibi reka ngende gake. Kumenya kwakira amarangamutima ya mugenzi wawe no kumenya ngo ariko ubundi uyu muntu ko mbonye bigenze bitya ngenda akora iki kugira ngo bitaza gukomeza kuba bibi. Kalisa, wari wagenda mu kinyabiziga nijoro? Wagenze umushoferi yatwaye ikinyabiziga nijoro kugira ngo arebe kure, kuko nijoro haba hari umwijima, acana iki kugira ngo arebe kure, acana amatara yitwa ngo iki maremare. Iyo ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse imbere kuko nacyo kiba cyacanye maremare, akomeza gucana maremare, acana yitwa ngo iki urugo. Ubu uyu munsi ibinyabiziga bibaye bibiri n'ikikiri kimwe. Wabyumvishe? Nucana maremare nawe agacana maremare kakubayeho. Buri ikinyabiziga iyo kigiye guhura n'ikindi byose bicanye maremare, bisaba umushoferi w'ikinyabiziga kimwe n'uw'icyo giturutse hirya bigiye kubisikana, kumwe acana magufi n'undi agacana magufi kugira ngo bibisikane, kuko byombi iyo bicanye maremare bikora impanuka, biragongana. Iyo bicanye maremare ni ikibazo gikomeye cyane, abantu bashobora gupfa bari muri bya binyabiziga. Ndetse bishoboka ko umwe muri abashoferi ashobora kuba yacanye maremare akanayacana afite icyo ashaka kwiyenza kuri mugenzi uturutse imbere, bitewe n'uko afite ikinyabiziga kinini akabona ikindi kiri imbere yagizwe n'igitoya. Iyo bimeze gutyo, icyawe kizimye wegere ku ruhande umureke ahita. Nawe mu rugo n'umuntu umugara acanye maremare, punguza, zimya, ceceka, mutegereze ejo uzamaze utari ko wamugani. Sinatangiye mbabwira amarangamutima na kamere y'umuntu. Kwejo wari watombotse, kwejo wari warakaye, mugore mwiza, harya buri ejo wari warakajwe n'iki, mukabona gusubira kuri ya ngingo, ariko waretse amarangamutima akabanza akagira gute akarangira, waretse kamere ikabanza akagira gute kuko hari umuntu urakara akarakara none ahantu isi saa y'ubu ngubu akazagira ejo saa y'ina kifureka. None se nusanga ari we mugore washatse uzagira ute? Ubwo rero nawe uzajya aho ngaho ufora amakofu ugere gukora pompage, tugiye kujya turwana hanyuma ubwo se ubukemuye iki? Bishoboka ko wa mukobwa uyu munsi waba ushatse umugabo, ugashaka umugabo ugira akari iminsi yo 3, uragira ute? Niko mukobwa uzagira ute? So kwihangana nukwakira. Wari wabona imfizi isaritswe? Imfizi abasaza barabizi boroye inka. Imfizi yo yasaritswe cyangwa bayimye birya bya kera zikijya ku gasozi, yashoboraga gufureka iminsi 3. Ariko nyiri imfizi we waguyizi yagira ku munsi yegera akazana inkuyo akayagaza mugakura, ukabona icishije make, akabona no kuyikira n'imfizi yambaraga nk'amasaha 8 ku musozi, yanze gutaha izindi zagize gute zataha. Buriya tujye twigira ku tuntu duto nk'utwo kamere mu nayo niko ikoze mwabageni mwe. Uyu munsi mutamuri kubona mukuru wawe, murumuna wawe, wa muvandimwe muturanye aho raza kugisha inama utariko ko umugabo mbona bikomeye bigenze nawe, ugire ngo wewe ngo mugiye kugubaka mu cyari nk'ikinyoni ngo ntabwo nawe bishobora kukubaho. Ngenda babwira ubundi hasigaye mukihitiramo nyuma, sibyo? Nawe bishobora kukubaho, ariko noneho uburyo babyitwayemo byakubayeho
nibyo dushaka ko bitandukana, hakazamo ubudasa n'aba mugenzi wawe wavugaga. Niba mugenzi wawe iyo umugabo avuze nawe avuga, we ntabwo ariko bimeze uyu munsi icyo turi kukwigisha. Namuguyaguye bimeze bite ko muna waraka nubona gifite ubujima gute mumbabarire n'ukuri wegereyo urugo nuko ruguyaguye urujyana gake, ariko ntawe dutumye kugira amahane muri bwo. Gusa kamere y'umuntu ishobora gutuma umuntu agira umujinya, kamere y'umuntu ishobora gutuma umuntu ababara, ukamujyana gake gake bikaza kuza kurangira kumvishe urugo rukongera rugasubira mu buzima busanzwe bwawe. Niko zubakwa. Natangiye mvuga ubwuzuzanye no korohera. Ibyo ni bibiri. Ushoboye kubyandika byandike, kubibika bibika. Icya gatatu mu rugo bikomeye kurusha ibi ni ikiganiro. Buri urugo rwabuzemo ibiganiro rurazira. Mu mategeko mbonezamuryango ari nayo turi kwigisha uyu munsi, buriya ibyo turi kuvuga byose bishingiye ku mategeko. Dusaba abashyingiranywe ko baganira, kwiga kuganira, ikiganiro hagati yabo nicyo kizarangiza ibiri hanze urugo rwawe. Ikabuze ngo nahabonye akarima, sibyo? Nahabonye akarima ushobora kujya tweza biro 25 by'ibishyimbo, ntituzongere gusaba ibishyimbo. Mukabiganiraho, mwaza kugira aho mwumvikana, mugahita muri barugana cyangwa kakarima. Ibitekerezo by'urugo, gusebya uwo mwashakanye ntabwo byemewe. Mwabyumvise mwabageni. Ibyo ryabanga nibyo turi kuganira. Ubwo twahereye itegeko imbere ku mutwe wari kirazira kwandagaza uwo mwashakanye, kandi bituruka ku kuba wabitse ryabanga rishingiye ku kuba ari imico, imigenzo n'ingeso cyangwa imiterere y'umubiri w'umuntu. Irinde guhoza ku nkeco mwagize gute mwashakanye, mwakirana umutima mwiza. Niba hari ikibazo wari kugituma mwashakanye utabugize kuki unyeke, kandi ibyo bikemukira muri cya kiganiro navuze inyuma. Wa mugabo we nujya gukubita umugore wawe, madame nabangura urusha uzamubwira utari kwibuka ibyo gitifu yavuze, ngaho kubita. Shaka buryo uzaba umutongereye neza, ntaho azahera. Ari gihe murabona ko umuntu afunga ikofa agatipira ukabona arisubije hasi. Nawe hakajira kubwira mboje mwama abufumo, nugera ari kugiye buka uko gitifu yakubwiye uramenye uracagaye. Wa mugabo rero utekereza gukora umushinga wawe wenyine, uzibuke ko nakubwiye ko ikiganiro aricyo cy'ingenzi hehe mu rugo. Wa mugore ibanga ry'urugo nijya gusohoka, uzibuka ko yakubwiye ko uri mutima ukaba muzigama banga w'iki urugo. Ntabwo ari ngombwa ko ibiri mu rugo byose bisohoka, ariko nutekereza guhinga urutoki harimo abazihinze mbere uzabegera. Ariko nababwiye aho bishingira ku bintu bibiri: imico, imigenzo n'imigenzereze n'imiterere y'umubiri w'umuntu. Aho bisohora kirazira. Nasubiragamo rero ibyo tumaze kubona muri rusange, ahasigaye n'ahacu mwabageni imwe ko gutangira kubitekerezaho. Iyo izi nyigisho rero tuzirangije mbere ko twinjira mu mategeko kugira ngo mujye gusezerana ku buryo bwemera itegeko mujye gufata ku bendera ry'igihugu, tujya tubehereza umwanya wo gutekereza ku iki kintu. Ibyo tuvuze ko twumva biba byoroshye cyangwa bitoroshye bitewe n'uko mubyakiriye. Umugeni itegeko rivuga ko nyuma y'uko amaze kubwirwa izi nyigisho, iyo yumva umutima udahamanywa nabyo, afite uburenganzira bwo kuzamura ukuboko akavuga ati abamperekeje mwese nimunkurikire, tuzagaruka mu cyumweru gitaha. Buryo urugo rurakomeye cyangwa se ruroroshye. Reka tureke abageni babitekerezeho. Nitwe nimwemera ko tubashyingira, turabona muzamuye ikiganza, ubundi dukomeze ku bindi. Murakoze. Mushingiye kuri izi nyigisho tumaze kubana ko bivuga icyo ari cyo, ahubwo mubyemera mugende. Murakoze cyane. Ntabwo byemera. Hanyuma reka twimukire ku kindi gika cyane bagisoza. Kugira ngo abantu babane muri ibi byose tumaze kuvuga, hari uburyo butatu bushingira ku itegeko ryasohotse muri 2010 226, ariko aka gatatu, aka karindwi n'aka 11 havuga iki? Havuga ku bijyanye n'amasezerano mu Rwanda twemera amasezerano y'uburyo butatu. Aya mbere yari mu gaka ka gatatu ni ivangamutungo rusange cyangwa risesuye. Ni iki? Ni igihe imitungo mwahashye mwebwe nk'abageni mbere y'uko mubana, nyuma y'uko mubanye, iyimukanwa n'itimukanwa, irimo n'imitungo muri banki. Ibyo byose murabihuza mukabigira uruhare rungana 100%. Icyako iyo mwagiye mu makimbirane buri wese areba kuri 50 ye ku nguni 50%, ishingiye ku izungu nuko itegeko rivuga. Agaka ka karindwi ko kakavuga icyo twita ivangamutungo ry'umuhahano. Ni igihe mwebwe abageni mwaje hano, ibyo mwahashye mbere y'uko mubana kugera ku itariki ya 24. Ibyo ngibyo byose buri wese arabyemeza ku giti cy'abimurikira imiryango cyangwa natwe. Ubundi dutangire tunga ijisho cyane cyane ku byo mwahashye uyu munsi, kuzakomeza ubuzima bwanyu bwose busigaye.
ubwo nuvuga ngo ni imitungo mihahano ibyo mwahashye muri kumwe. Ababyemeranywa nabyo turabyemera kubibashyingira. Agaka 11 rero ko kavuga ivangura mutungo risesuye ni ya mitungo yose ariko buri wese akayigengaho, ubundi mugahurira mu rugo tukaza kujya nuko abana banyu bazabaho tukagera uko imiryango muzabana. Acyakora muri ubwo buryo mushobora kugira umushyitsi unywa ji cyangwa se agafanta kagura amafaranga 600. Iyo mumuhuriyeho mumuziranyeho umwazana 300 n'300 mukakira umushyitsi, ariko waba umwigengaho umugabo ntamuzi cyangwa umugore wawe ntamuzi uraza kwirwanaho. Imitungo kimwe nuko umugabo ashobora kujya kuguza ahandi niba wowe ufite amafaranga kubera ko mwahize mu ubwo buryo azakurutina n'inkeneye 200 muri banki byunguka 10,000 buri kwezi nawe yampe niba uyafite mukabaho gutyo nyine bya kizungu. Ngubwo buryo butatu mu Rwanda twemerewe kugira gute gushyingiramwa abageni. Ibi byose twakoze byitwa inyigisho zari inkingi ariko isakaro ryazo ni ringiri dusorejeho. Iri sakaro rero ntabwo aba ari iryanjye ni iry'abageni. Nimwe muza gusakaza urugo rwanyiza inyigisho mushingiye kuri iri tegeko rya nyuma. Iri tegeko rero nasabaga abageni ko mufata umwanya nanone w'amasogonda nka 50 umunota cyangwa se umwe mukabiganiraho mushingiye kubwo buryo butatu: ivanga mutungo rusange cyangwa risesuye, ivanga mutungo ry'umuhahano, n'ivangura mutungo rigize gute risesuye. Ubundi nahanye icyo muza guhitamo murakitubwira tucyandike, ubundi mubone mujye no kucyemeza imbere y'ababyeyi, kandi ababyeyi baraza kugiha umugisha. Niyo mpamvu mubone mumaze gusezerana babaha iki amashyi. Koko mwamakora reka rubatega amatwi rero twumve. Ntabwo mwese twabahagurutsa ariko turahitamo bamwe. Reka dusabe Odda haguruka, Kalisa haguruka, uwo kuza bari uzajya haguruka gusa. Odda hagurutse, Kalisa hagurutse, Agnes haguruka, Zakariya haguruka, Benasi haguruka, Nkirenganya Tofili haguruka, Domitira Ikimpaye haguruka, Itanga Ishaka Tofili haguruka, Wiringi Imana Vestina haguruka. Yewe reka duhere hari kandi uhaguruke mwegere hano imbere. Abo navuze guhaguruka mwegere hano muteri intambwe muhite mwindukira muri ababyeyi. Yego turahera sawa, turahera hirya nta kibazo. Mwahisemo iki kandi akura ivanga mutungo rusange? Yego mwahisemo iki? Ivanga mutungo rusange mwahisemo iki? Yego mwahisemo iki? Mwahisemo iki? Yego mwahisemo iki? Mubampera amashyi. Mujye kwicara.